Akarere ka Bugesera ni kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Iburasirazuba. Gafite ubuso bwa kilometero kare 1431, kakaba kagizwe n'imirenge 15. Uyu mwaka avuga ko muri rusange imeze neza, urubyiruko rw'akarere kacu rwari rwahize kugeza ubu ku isuzuma twikoreye turi ku gipimo kirenze 90%, kandi ibyaburaga tukaba tubona ko ari bigomba gukorwa muri iyi minsi isigaye ku isuzuma twarikoze mu ntangiriro z'ukwezi, ku buryo rero nta shiti twumva imihigo tuzahise 100%. Urebye imihigo twari twahize ni myinshi, ariko umuntu yavuga imirongo migari nkuko muvuze nko mu bukungu. Twafashije za koperative z'urubyiruko kubona ibyangombwa kugira ngo zibe ari koperative zizwi, gukangurira urubyiruko kwishyira mu matsinda, nanone gukangurira urubyiruko muri gahunda ya NEP kora wigire, kwishakira imirimo no gufashwa kubona za toolkit bitewe n'imyuga urubyiruko rwize. Bize ibintu by'imyuga, bafite certificate WDA. Muri make rero mbona inguzanyo twahawe hari aho ishobora kutuvana n'aho ishobora kutugeza. Mu karere ka Bugesera biciye mu bukangurambaga bwakozwe n'inama y'igihugu y'urubyiruko, ubu buri kagari gafite itsinda ryo kwizigamira. Abavugaga ko kwizigamira mu rubyiruko ari ikibazo bazaze barebe muri Bugesera kuko ubu byabaye umuco. Muri gahunda ya NEP kora wigire, urubyiruko 110 rwahawe ibikoresho byuzuye umusingi wo kwiteza imbere. Imibereho yabo n'iy'akarere muri rusange nta kabuza irahinduka vuba. Urubyiruko rufite imbaraga zihagije zo gukora. Urubyiruko rwashishikarijwe umuco wo kwiharika, dore ko rwose banumva vuba. Baritaye mu gutwi, ubu benshi batangiye kwiharika. Gahoro gahoro turababona mu bushorishori, nyamara bahereye kuri bike bafite. Icyambere n'ubushake n'imbaraga zo gukora. Ibyo birahari mu rubyiruko rwa Bugesera. Rumwe mu rubyiruko rwiteje imbere, nkora ibintu mu bikarito. Kera nkiri umwana najyaga nkunda kubona mu Bugesera, hano mu Bugesera iwacu ntago ibiti biboneka, n'ibihari usanga bigorana gukura. Ubwo rero nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga nti wenda aho kugira ngo abantu babashe kuba batema icyo giti bagikoramo intebe, bavuga nti oya, nkwiye kugira nanjye igitekerezo, nkwiye kugira uruhare rwo kuba nabungabunga ibidukikije. Nubwo buryo rero navumbuye yuko bino bikarito, izi mpapuro, ibikarito, ibingibi abantu barabijugunya cyane, babona ari ibintu bisanzwe nk'umwanda. Nagize igitekerezo rero cyo kuba nabikoramo ibintu byo kwicaraho, amameza, intebe nk'izi zo kwicaraho, urimo murazibona, intebe nziza cyane zo mu gikarito, kandi urumva ziranaremereye. Mu mibereho myiza wenda nahera nko kuri siporo cyangwa se n'imyidagaduro, ariko twashyize imbaraga muri uyu mwaka kugira ngo urubyiruko rwitabire siporo mu bice bitandukanye, ariko igikomeye ni siporo rusange. Muzi ko mu karere yamaze kuba umuco, igeze ku rwego rw'umurenge, aho buri cyumweru cya gatatu cy'ukwezi dukora siporo mu mirenge yose mu gitondo. Ikaba rero imaze gufata umurongo kugira ngo bifashe urubyiruko ubuzima bwiza. Mu miyoborere myiza, icyambere ni ugufatanya tukigisha urubyiruko kuyobora, leadership.
amahugurwa yagiye aba ariko no gukora ibikorwa uko biba biteganyijwe, niba ari inama rusange ku murenge ku karere zigaterana, inama zikaba mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo ibitekerezo bive muri rusange bitazaba ari iby'umuntu umwe gusa uyoboye. Izo nama zagiye ziba n'inteko rusange ku rwego rw'akarere zarabaye kandi zigenda neza. Ikindi mu bijyanye n'imiyoborere myiza, urubyiruko rwakanguriwe gukora umuganda. Hari umuganda dukora n'ubundi nk'abaturage twese, ariko urubyiruko rwagiye rukora umuganda wihariye. Ngira ngo no kuwa gatandatu ushize bakoze umuganda wihariye, aho mu by'ukuri bo bashyira imbaraga mu bikorwa babona byihariye ku rubyiruko, nubwo n'ubundi urubyiruko rugaruka mu baturage bose, ariko babagira n'umwihariko w'urubyiruko n'ibyo bashaka kuganira n'icyo bashaka gukemura babona giteje ikibazo aho batuye, ariko aribo bakibwirije nk'urubyiruko. Abanyarwanda turogirega paradizo kwisi yose we tuzarwubaka, twese tugubake, tuzarwubaka, amawesi tuyubake, tuzarwubaka, uturima tw'igikoni tugubake, tuzarwubaka, tuzarwubaka. Ikindi rero muzi ko gahunda y'itorero igice kinini navuga ko ari urubyiruko, kuko abenshi nibo batozwa, ariko no mu batoza dufite ubu abenshi ni urubyiruko. Ubwo rero gahunda y'intore mu biruhuko yahawe imbaraga, urubyiruko ruritabira rurayikurikirana, ndetse n'urugerero ruciye ingando twavuga ko twesheje umuhigo ko urubyiruko ni rwabigizemo uruhare. Icya mbere n'ibyo duhora tubabwira ni ukumva ko ari bo mbaraga z'igihugu, ibyo wenda barabizi, ariko gukomeza kubibakangurira kugira ngo babyumve. Urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu, nibo igihugu gitezeho abayobozi b'ejo, abaganga, ingabo, ameya, abanyamakuru, bakumva rero ko bafite agaciro. Icyo dukora ni ukubasaba kumva ko ari bo mbaraga z'igihugu, bakumva ko ibyo badafitiye umunsi ejo bazabibona, ahubwo bakitwara mu buryo butuma bazabibona. Aribyo twavuze ko bakwiye kwitwara neza, bakirinda ibiyobyabwenge, bakirinda kujya mu busambanyi, bakirinda inzira mbi zo gushaka gukira vuba ibyo utakoreye, ahubwo bagashyira imbaraga mu nzira zishobora gutuma umuntu yiyubaka kandi akagera ari ku bukungu, ari ku bumenyi, ari no mu bindi. Mwabibonye hano dutanga serivisi nyinshi zishinzwe gufasha urubyiruko mu kwiteza imbere. Rero dufitemo computer lab, harimo na library, abakeneye kwandika, gusoma ibitabo, kureba mu dictionnaire nabo baraza bakayikoresha. Ntabwo ari byo gusa, hari na serivisi ya siporo. Hano tugira siporo zihakorerwa, hari siporo rusange ihakorerwa buri munsi, nta nubwo bigarukiraho. Dukora n'ibijyanye kwidagadura. Mu kwidagadura hakabamo kubyina bya kinyarwanda, hakabamo kubyina bya kizungu. Urubyiruko rurabikunda cyane. Ndashimira abantu bose badufashije mu kwesa imihigo. Ndashimira mbere na mbere ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera, ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera burangajwe imbere n'umuyobozi w'akarere Mutabazi Richard, ukunda urubyiruko cyane. Inama y'igihugu y'urubyiruko iramushimira uburyo adufasha umunsi ku munsi tukabasha kwesa imihigo yacu. Ikindi shimira ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera, ndashimira cyane nyakubahwa Meya Eugene mu bikorwa byose by'urubyiruko barimo. Hari n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye bagiye badufasha, harimo Gasore Serge, harimo Plan Rwanda. Abo bose turabashimira uko badufashije kwesa imihigo. Ndashimira kandi komite yanjye, komite y'inama y'igihugu y'urubyiruko, uburyo bitaye ku mihigo. Kuba babasha kwesa imihigo nuko twafatanyije, twakoze nka teamwork. Buri muntu wese n'icyo ashinzwe agakurikirana imihigo ituruka mu mirenge, kandi agakora filing yayo, kuko filing y'imihigo yacu imeze neza kandi iratunganyije. Nasoza rero nshimira Minisiteri